mwami waratsinze, muri wowe dufite ubutsinzi, muri wowe dufite ibyiringiro, muri wowe dufite agakiza. Gutsinda kwawe niko gutsinda kwacu mwami. Turagushimiye uyu munsi mukuru wa mwene data wadukuwemo, wewe wari waramutanze mu muryango ndetse umutanga no mu itorero no mu gihugu. Wewe wamushoboje gukora ibyo yabashe gukora mwami. Shikwe hejuru urabikwiriye kuko ibyo ukora byose ni byiza, ni byiza kuri twebwe abakumenye, abakwizeye, kuko ijambo ryawe rivuga ngo wabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, ntibabyawe n'umubiri, ntibabyawe n'amaraso, babyawe n'Imana. Rero iyo bavuye mu isi barimutse, ntabwo ikuzimu ari ubuturo bw'abakiranutsi, ahubwo wazamuye paradizo mu ijuru. Abacu badusiga muri iki gihe gutandukana nabo, guhera ku bana bato, urubyiruko, abakuze, ntabwo bamanuka ikuzimu, ahubwo barazamuka iwawe, kuko cya gisambo cyavuze muzanibuke rugera mu bwami bwawe. Waramushubije ngo uyu munsi turabana nawe, uyu munsi ntabwo ari ejo, uwo munsi. Turashima Imana ko mwene data yari yarakumenye kandi yateguye ubuzima bwe igihe cyose yabaye mu isi. Rero muri aka kanya duteranye hano n'umuryango yasize ndetse n'abari kure mu mahanga, turasaba ihumure riva iwawe, turasaba ibyiringiro kuri buri wese. Wongere uganire natwe, wongere umura amaso, turebe amaso yacu yambuke ibudapfa. Mwami turagushima, amaso yacu yambuke hakurya y'urupfu. Ntabwo amaso yacu areba hafi, turebe kure ahatabonwa n'amaso y'umubiri, amaso y'isi. Time
mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzayishura, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko wishurwa kw'abana b'Imana. Amen. Twongere dusome Gutegeka kwa kabiri igice cya 32 murongo wa 29. Haravuze ngo iyo abanyabwenge baba baramenye ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Amen. Dutanze mube ku bantu bose bari hano barimo kutwumva, ariko Imana ishobora kugera no ku bantu batari hano, kuko umwuka w'Imana ni imbaraga zo kwirikanya amagambo y'Imana akagera ku begereye no ku bategereye abantu bamurika. Pole cyane ku bamwene data umuvukanyi akaba n'inshuti, ariko kandi birakwiye ko tumurika kuko twamenye Imana. Biragoye mu buzima busanzwe dushingiye ku mateka no gusoma Bibiliya, ihumure burya ryari rihabwa abifite. Kugira Yesu muri uba wibise mwihumure, nubwo ingorane n'izindi ziza, abantu bakarabirana, abantu bakanyeganyega, abantu bakibaza, ariko muri bo haba hari ihumure kuko abantu baba bafite Imana. Rero tugiye gukomeza duhumurizanye cyane muri aya magambo y'imibiri y'abantu ihuye n'ibiremereye. Hari ibyiza yibagirwa mu mwanya muto, hari n'ibyiza yibaza, habe n'ibyo umuntu azahinduka kutabizi kubera ikintu cyose umuntu adashaka, adakeneye, ntaza akigirira n'amatwi yo kucumva bimworoheye. Rero bavandimwe mukomere cyane. Bibiliya igaragaza ko urupfu rukwiye kubabaza abantu, kandi niko kuri. Abe nubwo twopfusha benshi kandi tukabapfusha mu bihe byegeranye, bikaba igitondo bikaba umugoroba, ndetse niko bisigaye byarabaye, ariko nanone mu mirebere y'Imana ku mwana w'umuntu, umuntu aza guma akababara, umuntu aza guma akanyeganyega. Izo mbaraga ntitwazihawe zo kutababazwa n'urupfu. Igihe cyose urupfu rubaye mu bantu, abantu barababaye. Pawulo yabivuzeho aravuga ngo yego muje mubabara, ariko kandi ngo mubabare mufite ibyiringiro. Bwana asifiwe. Bibiliya itwemerera ko urupfu rubabaza, ndetse ngo rugira n'ububori. Urubori ni isumu, urubori mu busagwe ni ikintu kijyana. Bibiliya ngo urupfu rugira urubori, ariko kandi Bibiliya iri jambo ry'Imana ryabayeho tutarabaho, ririho turiho, ariko nyuma y'uko wacu rizakomeza ribeho, ryatubwiye amakuru yose. Bibiliya ikavuga ngo umunsi umwe nubwo rugira urubori, nubwo rutubabaza, ariko ngo umunsi umwe uzagera. Kandi kuri bavandimwe, hari umunsi uzagera abantu ngo bazarubaza amakuru, ngo barushiramire, ngo barubaze wese wapfuwe, kwa kutubabaza rwa rubori rwawe rurihe. Ni ngombwa rero ko dukomera kandi twahumeka, tukerekana ibyiringiro byacu, tukishimira icyo Yesu yakoze, icyo tukakimenya, kikaba inkingi y'ubuzima, kikaba inkingi y'ubugingo, tukegerana nacyo cyane, tunezerewe tutanezerewe, ibyiringiro
ibyiringiro byacu bikaba bifite ishingiro kandi ishingiro rikomeye. Rero nkomeje kubakira abavandimwe umuryango wa bugufi, abantu twese turavukana, ariko kandi umuryango wa bugufi cyane ababunga muri rusange, mukomere n'ukuri kandi mwihangane. Imana irahari, Imana iracyari Imana, kandi Imana iraza kubasanga, Imana iraza kubakomeza. Buriya iyo usoma ijambo ry'Imana abantu barapfuye, twarapfuye. Bibiliya ibyita amazina atandukanye, hamwe ikabyita kuvuka, kongera kuvuka, ariko ahandi ikavuga ngo ni ugupfa. Abantu ngo barapfuye, Abakorinto ba 2 kane guhera ku murongo wa 7 ukamanuka ukika hepfo. Haravuga ngo tugendana mu gupfa iteka. Amen. Ngo kugira ngo mu mibiri yacu tugenda n'urupfu, ngo n'ubundi muri iyo mibiri bitume tugaragarwaho n'ubugingo. Twarakuranye urupfu rwacu, dukora ikintu gitoya kubwo kwizera, dusangira na Yesu ibibabaro, kandi twamufashije ariko ni urukundo rw'Imana. Dusangira iyo mibabaro na Yesu ngo kugira ngo Yesu nawe abone umusambi w'ubugingo bushya natwe. Twarakuranye, dutanga ikiruhije, duhabwa icoroheje, dutanga kurimbuka, duhabwa kubaho iteka. Yesu yatugiriye neza. Bwana sifiwe. Dufite icyo tuvuga kandi kitaragushukana, kitarimo guterana morale. Rero ndagira ngo tugaruke kuri aya magambo kandi cyane muzi ukuri intambara yose ni intambara, ariko intambara yo kugaruka mu bwenge no mu bitekerezo abantu nibo baza bayishakamo, ariko cyane cyane bafashijwe n'ijambo ry'Imana bikemera kandi bikaba ibirori bikaba biryoshye. Uyu ni umunsi wagenwe n'Imana. John ubwabo twaravuganye kenshi, namwe mwese mwaravuganye, twarasenze, twarasenze n'ejo twibutse oje bari kumaka tugari mwasenze, twasenze. Imana yababwira iki ndaje tumenye, ariko twasenze. Ziko mwese mwasenze, ariko Imana yakobe. Imana igushake, Imana iragakunda, Imana iguteguro, Imana uko yavuze muri iki gihe. Icyo twita kuramba siko kuramba ku Mana. Kuramba ku Mana ni ikintu cyose bikozwe kuri Imana yagiteguye. Bariya abazungu niba abantu tubigushaka ko gukora ibintu, Imana siyo yo gushaka abandi. Bazungu bakorera ibi bintu, bajya bakora imyambaro imwe ngo bakayiha imyaka mike, iyo myambaro ikemera, iyo myaka yashira, iyo myambaro igashira. Iyindi myambaro bakayihereza mu myaka myinshi, iyo myambaro ko ikabaho n'ibindi bikoresho byose muzi. Nzabigereranya n'ubuzima twabayemo mu cyaro, twarabungeri, twazaga dutera inkoni zo kuragira inka, zimwe tukazigira ndende zitabihisemo, zikenda zikaba inkoni z'ubushara. Izindi tukazigira ngufi, twazaga tuzita ngo ni inkoni z'ingwaki, ngufi zikemera. Bano yarabise aravuga ngo umugoma umwe ngo wibumba umuntu, amaboko y'umuntu ngo agira imbaraga zo kuwutegura uko ashaka. Haleluya. Kandi igomba kugeza yakana. Niko n'Imana isubira. Turi umurimo w'Imana, turi akazi k'Imana, turi abantu b'Imana. Imana niyo yatugunze, Imana yaturemye, Imana yarategetse izuba yabirejeje. Bibiliya twasomye ijambo ndimo nifuza ngo ndeke gutinda, nze kwihuta kandi rigufasha, rigukomeze. Gupfa muvandimwe si ukurimbuka, kandi gupfa si igihano,
kandi gufasa intege kandi gufasa uruhare gupfa no gupanga w'Imana. Kibikwereka turimo abasaza, turimo abakecuru n'abandi bantu usarire uko abana b'abatora ndetse n'abajana kwa muganga bari batana baheruka bakashaka, ariko umusaza muzamukereza mukabipfa uzumutinda kujana kwa muganga mukabipfa akeneye. Abanyabwenge bamubwiyeho impaka, bamwe baravuga bati ntabwo ibiri ku isi zose bikorwa n'abantu kandi uko babishatse niko bizabibaho. Abo ni abafilozofi bakomeye mwarabizi. Undi mwaravuga tizobaho zombi niba umuntu aba ari uko ibintu Imana ntabe biri ku isi zose zazo. Undi bazi aravuga ngo niba umuntu ariho Imana itabaho, n'iki gituma umuntu azapfa aha yari yabogoga afata ibyatsi bategereka atagenda abogogasha mu gitabo. N'iki kiza kinya ku muntu bwo gusa, n'iki kiri hejuru eteresi turere iri hejuru y'umuntu tuyitiki tucitiki baremeza ati cuki icu kiza gituma umuntu ariho mukire n'umunyambere w'umudokiteri n'undi akarira agatabaza agatanga ifaranga, ariko ico kiba hejuru ico kiza gitunyaga ubuzima nico kiza kirimo. Iyo niyo mpamvu uzanibuka muri aha muri kaminuza hari umugabo umwe witwaga ngo ni Nyawuma y'amahanga, kubera yazaga kwigisha yigisha abayobozi, harimo abantu b'abayobozi nka batatu bigira mu by'amasomo bonyine, tukababona bagatambuka bakinjira bakiga. Nyawuma na Papias uyu wari minisitiri wa edikasiyo bazaga babigisha amasomo yose abantu barimo gucengera mu bararwara. Nyawuma barwaye bamujana muri Faisal nzabyibuka kuko nakoraga muri finance, bari ku muti ugura miliyoni 9 zo muri 2023 kubira muri miliyoni 9 zo cyari kibanza byari ibibanza ndetse wekana baramutera Dr. Nyawuma wabaye kumutera arashika ngo mu mutima ntawabwiye undi wenda sinavuze kubitekereza n'undi ugikeneye ifaranga ugatekereza ngo umuntu afanye miliyoni 9 umuntu yotekereza yako bitoro izo miliyoni 9 sana ni umuntu avuga hari iki y'umuntu kubaho hari iki kinyakugira rero umuntu abitekereje neza azayo muri bintu yaravuze musiki wacu woniye undi ararimba ngo Mana ko ndakufite ngo bizabinje ngo bategekera ngo ndetse nikatera n'amagana wanasifiwe. Rero muvandimwe urupfu n'ukwimuka n'ukugunga Bibiliya ni kwizivuga ngo n'ukuvana tukaja ahandi ariko umuntu ni muzima. Pawulo yarabisaba avuga ngo nta muntu uriho kubwe kandi ngo nta muntu upfa kubwe, ariko gucakira Yesu Kristo abanza ngo kubaho ngo agapfa akazuka kugira ngo Yesu abe umwami w'abazima n'abapfuye. Buriya abantu turimo turi muri Yesu, abantu bapfuye kuko bagabo ari muri Yesu kandi ni muzima gusa. Ariko tuza kuvugana no gutegura inshuti zabaherekeza kandi bashaka kubona iyo niyo bari kumwe kandi barakundanye kandi baricaranye kandi iyo nshuti iyo ugeze hariya tuzi usubira kuvuga niyizivuga. Iyo ugiye kwinjira iyo nshuti yawe niyizivuga tuzi usubira kuvuga. Bibiliya ngo tuzi usubira kuganira ngo no kuvuga no gukora muzabukira hacecekerwa, ariko hakavuga inshuti yawe yitwa ngo ni imirimo myiza yo gukiranuka kw'abera. Wanasifiwe. Hari kombarezo ikomeye kugereranya gukomeye kwabaho muri iki gice cya 8 uhereye ku murongo wa 11 haravuga ngo bavandimwe mwabaroma mwe mwabanyakigali mwe mwabakristo mwe, aravuga ngo dore intangiriro dore imbaraga ziduhesha kwibira, aravuga ngo ni umwuka wayazuye Yesu Kristo waba muri mwe niwe ngo namwe uzabazuma. Kiri ikibazo umuntu azayibaza, umuntu wese ufite ubwenge umuntu azayibaza ngo wese Bibiliya iravuga mu Batesalonike mu mwambere
ngo azamanuka ngo ahagarare ngo arangurwe ngo kwijwi ngo rirenga ngo n'ijwi rya marayika ngo rikomeye cyane ngo n'ijwi ry'Imana y'Imana tazagapa umuntu azahita akorana n'izo zo kuvuga gusa iryo jwi rivuga ukuntu kwa nzamuka nozamuka hari ibibazo icyo byatuvuye Pawulo aravuga ngo ni umwuka hari imbaraga zizura hari imbaraga zitera itorero ry'Imana hari imbaraga tuberana hari imvugo y'ijuru itohinduka Pawulo aravuga ngo niba mu isi yuzuye imyuka kandi sinigapfa niba ngo muzibanga ry'umwuka wari muri Kristo Yesu uriya tuzamuhabwa n'abapasiteri munsi y'ububatizo tukawushiraho nk'ikimenyetso cy'amizero telefone y'ijuru ituma Imana ivuga ngo ntimuzatungurwa ibiza zose muzabimenyeshwa Bibiliya umuntu irimo kugenzura ngo akagira imbaraga zo kuja ngo mu ijuru ngo ugenda n'amakuru yo mu ijuru ukayazana ukayatubwira ngo kugira ngo tutazatungurwa haleluya Pawulo aravuga ngo Roma mwishaki kuzuko kure niba umwuka yazuye Yesu aba muri mwe ngo niba mwuka namuzabazura ku munsi w'imperuka haleluya Yesaya niko yahanuye ngo mubwire abantu banje ijuru rutse imitima aho bicaye babiri batatu mwe muganira amagambo y'urutse imitima mwihanganisha mukomezanye Imana irahari iraza kubasanga iraza kubafasha iraza kubagira neza Mwami Yesu turagushimiye kuri Imana ikomeye cyane urakiranuka Yesu dore ko utungurwa n'ibihe byose tunyuramo remettre des circonstances Imana y'amaboko n'imbaraga bivuze batugereye muri ibi bihe Mwami bari zo tunyuramo uyu yazamuwe undi azazamurwa n'abandi barazamuwe n'umupango wawe Mana uzamura umwe ukurikije iyo wamugeneye Mana y'ijuru turagushimiye wegera umuryango wegera inshuti n'abavandimwe wegera abantu bose ubiyereke mu buryo bwose Mana uboneka utaboneka mu nzozi ubiboneka no mu bindi byose uri Imana ikomeye basanga basure uri ikomeye itangaza neza y'Imana igaragaje Mana tugusaba tugushima turakwizeye twirinde imbaraga zawe muri iki gihe cyose amen It is
twaganira kuko ukakaka mu Kristo wacu bituma tumenyana iminsi yamaze hano, ariko mwana w'umugwaneza w'ibyishimo guseka. Twagaze tuganira nawe cyane nibwo nagize umugisha wo kumenya, ariko Imana yamukunze kandi natwe abicara twese turaba kandi ari inzira gusa ko buri munsi ariko tugomba kwicara twiteguye. Dr. Warren yanditse igitabo cy'ubuzima bufite intego, yaravuze ngo hapfuye muri California ngo haba impunzi zigera ku karita dukoresheje kuko hari atari iwabo bafite ubukate bw'impunzi. Aravuga umuntu wese ngo yakagombye kugira ngo karita ngo yanditseho amagambo ane ngo buri gitondo nuko ibisi twese tukaza areba iyo karita, ngo iyo karita yanditseho ngo ijambo rivuga ngo ndi umushitsi, ngo ndi umusuhuke, ngo ndi umwimukira, ngo kandi ndi umugenzi iwacu ni ijuru. Ngo mu gitondo mbere yo gukora ibindi bintu byose ukaza kwifashisha kana karita. Bene data, hano si iwacu ni ijuru, dufite ibyiringiro. Twubaka inyubako hano nakugiye kuganiriza abayede cyane ku ijambo ry'Imana, nza guhora mwebwe watakaje kwizera. Ndamuga ati se kubaza muna utaho basize cyane zo gukorera ukazimwira wakije ukareka uzuba ukareka n'itara. Turaganira ku ijambo ry'Imana kandi ati pasi dusana abantu kwiga gusigakizo tereka zokizwe napfuye. Wazavuga wasukizwa yagize gute? Nimaze gupfa ntabiri mutari migana, ariko twongeye gusakura n'ababwira undi munsi rero uko twarawena ndafata mutokoza bamutokoza kuvuga butumwa agaruka atangira kuguheruka atangira kuva muri ko arambye ati noneho aya yamagambo nakubwiye burya sinzosubira oya mfite gahunda yo gukizwa. Yesu nashimwe. Aya magambo babatubwiye hano mu kigo n'ubwirinde kuri mugura kugira ngo twatubwiriza mwene data wa kwego wageneje ahubwo nugira ngo urebe isafari ibimeze ite